ame soldier, ndi umusirikare. Navukiye kurinda igihugu cyanjye no gusigasira amahoro mu gihugu cyambyaye. Ntabwo nshaka gusubira mu maso y'uriya mugore. Namukarabye. Koseze zose wakoze uramubona uramureka. Wewe nari gukora iki John? Manira sujinga. Ese uri guseka iki? Ntacyo. Nkintu nakubwira. Shimwe boss, ubona umwana mwiza. Jesus! Tuza. Baby. Mustê. Como que dirá? Marco aí. Está bem disso. O chá pedindo assim. Ai, eu não sei, eu fico de milho com ele. Você mamá, eu não tô muito rápido, você colocou eu. Vai ficar dia sangue. Pode ser, né? Eu vou embora o caminho, não vou poder arrumar, então. Uzigisona cyangwa Batabyumva. Barwayikize. Amarari ariko birakira. Ntabwo usarize cyane. Yatuze sibyo? Ese uko niyo kiri kuriza? Urashira? Hari ikintu nagufasha? None nakomeza ibiri gusa? Mbwira nta kibazo, niba hari ikindi kibazo ufite nta kigufasha nta kibazo. Mwese uramufasha? Cyari iki cyose ntakigufasha? Sure. Yes. Kati mabaka mukubisi. Wenda ntabwo nabigusobanurira utarashaka ngo wamenye impamvu.
Niki cyakoze Sagasira? Ngabaceceka nta kintu usura nta kintu abaye. Ready? Yes, sir. Aim. Yes, sir. Byakubabaje? Oya ahubwo nta kibazo. Sibyo se? Tuza ntabwo byongera se? Ngapora kamwe. Sibyo? Ntabwo byongera se? Ufite umutima woroshye se? Okay. Gatuza se? Ese ushatse kumbwira ko wambeshye ku mwana kagwe? Tuba munsi gusa. Hano kandi ufite urukundo mwana we. Ngaho mukasine. Nongeye kurira. Ase zude kujikunda kwa materi. Nisore jambo murebe. Ese ntiwashobora kamanje. Kumaje sawa gashaka sana kakajya. Ese amatete yo ngukira. Ndi kwishima. Abana mu cyaro nabyo babona kagera ibintu birambora rwose. Wahaguruka ukagenda. Como dakomeje umukunga yo ugarame nawe ugarame. Nibaza nyagatekerezo. Ubajije wazanye igitekerezo njyewe. Watetse iki wo? Mamushwe na bene mwanyu uzongera kunyita gutyo nzakwereka. Ni inshuro ya kangahe mbikubwiye? Wanagize ne? Ndategereje ko mbwira ibintu byo guteka nzabona nibaza kumbwira. Hanyuma wowe kuki bafunze amazi ntiwambwira? Gaeli, John. Njye ntabwo nabona ubabara gutya ngo mbiceceke. Ni nayo mpamvu nabibwiye afandi. Ako John, ndatekereza kwita umuntu abwira afandi nonaha bitari ngombwa. Gaeli, ikibazo urimo kirakomeye. Mumenye ko uramutse ugize ikibazo ni njye ubashinzwe. Ni njye babibaza. Ndabizi. Niyo mpamvu rero mba ngomba gutanga ripoti buri kintu cyose kibashije kuba muri timu yacu. Ndarizo uri mu bihe bikomeye mu Rwanda. Ariko ntabwo ikibazo kiri kuri wewe. Njye se wari uzi ikibazo cyambaye aho. Ufite ibibazo John. Mani sinzi ikintu ndakora njyewe. Byagenze gute? Urabizi ko nakubwiye ko mfite umukunzi wanjye. Yego, ndabizi. Gaeli, uribwira ko cyagiye nkimara gutankagera mu rugo. Nasanze iretire. Ivuga turwana n'ibintu byinshi bikomeye. Turwana no kugira dushyire umutekano w'igihugu imbere. Ariko hari n'ibindi byo mu buzima busanzwe tuba turwana nabyo. Impamvu wabyutse ugenda uko mbikubwiye.
ariko mwese mubona mutari bigurire. Wabuze uko ubimbwira mubona umwanya wo kuza kugarama mu ntebe zanjye no kureba televiziyo. Hari umuriro mugora mwebwe? Hari umuriro mugora munsubize. Hari ikintu hano muri urugo mwe mukora? Yego. Hari na kimwe. Icyo muzi ni ukuryama, harya ngo urya ibyo ndi nanzo kataka. Ako ndaza kubereka. Ngewe rero akambabwiza ukuri. Ntimuri abana banjye murabizi. Nta nicyo mpfana namwe. Ni nayo mpamvu mutagomba gukina n'imbaraga zanyu. Siko bimeze? Icyo nzongera gusanga kigaramye muri izi ntebe. Nzakimugaza kibone no kumvira mu rugo. Muri kunyumva? Ikindi nawe niba utazi aho bicara mu ntebe ujye wicara hasi. Ujya kwicara ku kaboko k'intebe yawe ko uri kuzangiza. Yego. Wowe ntabwo ugira iyo uryama. Uza kuryama mu ntebe. Sohoka hasi sinzongera kukubona mu hano. Sohoka se nyine. Ntuzongere n'undi munsi. Mve imbere nawe ujye guteka washyano. Ibintu bibiri gusa mu nzu byose by'ibigori. Iyo turi abantu kandi tuba tugomba kubicamo. Mani ndibaza uburyo iki gihugu kinyizera kikampereza akazi nge nkakora ariko ugasanga icyitwa umukunzi wanjye. Ese John ntabwo ndi gusobanukirwa byagenze gute? Mani nasanze leta rivuga ko ngo arambiwe kuntegereza. Birashoboka. None se irimo amagambo akomeye byayandi ababaza. Ambwira ko afite ubundi buzima agiyemo ngiye nta hantu tuzongera guhurira. Vugisha ukuri. None se John hari ikintu kigeze ukorera umukobwa? Habe na cyo agenda gutyo. Habe na kimwe ahubwo ngo ni kubera ko ndi mu kazi. Babiza akazi kacu ntabwo kajya katwemerera gutaha isaha iyo yose. Icyo maje kuvumbura se aka kazi no kazatuma twubaka. Niyo twagira abakunzi bazabara abakunzi ariko batari abagore, kuko ndatekereza igihugu kidukeneye cyane kurusha abakunzi bacu. Nsikari njye nyine ufite ibibazo ariko ndumva timu yose ahubwo ari ibibazo. Mani ngewe rero ubu ngubu ukuntu nabifashe sigaje kuzajya kumureba nkamwibonera amaso ku maso. Sibye ko ngiye kugeza iyi saha umutima wanjye urakeye. Namaze kumva ko urukundo ni nka tagisi nyine iragusiga ugatega indi. Urumva cyane nk'umukomando rero numugwite nshaka igisubizo cyihuse. Rero urabizi ko dufite akazi ariko byaba byiza twiteguye ibindi byose by'inkundo n'iki tukabireka mwana. Twebwe twemera ko mu ijoro ariho harazaba abakobwa beza sibyo? Nzagura fanda meze mute? Nta mahoro. Tumeze neza natwe nta kibazo. Ndabona imyitozo imeze neza. Imyitozo turi kuyikora nk'uko bikwiye. Kandi imyitozo ugomba gukorwa igihe cyose. Kumva hari mu rusaku rwinshi byagenze ute? Ni cyo kibazo. Kandi Solomon yarambwiye ko hari. Boss arahari kumujana nawe hari. Bamwe kumushaka se. Ntabwo tujye tumubyutsa. Nogera umwe kandi yari akibazo. Areta byoka. Yicaye muri salo. Uri gukina nanjye? Oya. Okay.
abahungu nibwo bagisoza umwitozo w'umugoroba nibwo tukizivamo. Okay. Ni byiza cyane. Afande Kalisa se arimo? Mu kanya twari kumwe yinjiye mu kanya nk'iminota nka 20 nibwo yinjiyemo indani. Nawe yari yampamagaye ambwira ko nza nkamujyana mu mujyi nyuma y'ejo akazongera akagaruka. Rero niwe narinje kureba. Karibu. Oh, brother. Yes, bro. What's it? How are you, brother? I'm cool, man. What's it? Mzee utese. Lisa, almost so. Sibona se. Kwa kundi to. Yeah, ndabibona. Ndetse ntabwo nijyama kwirirwa niruka. Ndabizi. Gusa muri make no kwihangana. Niko ubuzima bwa no hanze bubayeho. Ariko nari mbyiteguye. Birumvikana pe. Ko ibintu byose biri ku mbundi kubona bisa nkaho wagira ngo nijya mu navukanye imyaka kuri isi. Oya buriya buri kimwe kizira igihe kandi wasanga ari cyo gihe Imana ashatse kugira ngo ikwereke kuri umugore wawe. Bibaze iyo muza kubana aguca inyuma kuri. Nzi kuki Imana ashatse kubinyereka. Rero nta kibazo arimo. Hari imyenda nshaka iri muri dore y'aba basore bandi. Bari abasore bashyashya. Bari bashyashya binjije ubu. Yes. Ndero ndagira ngo unishakire ku buryo nagenda. Okay. Tujya kwireba nta kibazo. Imyitozo rero mukomeze imyitozo. Man, numva ko ari ikibazo gikomeye gusa ahubwo appreciate. Yeah. Nicyo gihe cyari cyanyacyo. Gusa ntacyo nagitangaje ubuzima buracyagenda. Hari uzanabura n'Imana yaguteganyirije cyangwa uzamwicaze munaganire bumve. Ntabwo kwicara n'umugore. Ndumva aho bigeze namuha amahoro ye akomeza gahunda ze. Ko umugore ubuzi ko uri mu kazi nka kariya akifata gukora ibintu nka biriya. Bivuze ngo umugore nubwo waba uhari yabikora. Ni hamwe ujya mu butumwa bwo gusanga umugore afite umwana atari n'uwawe. Urumva icyo gikomere tubana nacyo. Biba byoroshye. Ndacyumva gusa ndashimira Imana kuba nibituye umugore nubwo anesha umutwe ariko aranyubaha. Uri umugore agutasha umutwe araguca inyuma nta kibazo bitwaye. Anyway, reka tuve muri ibyo ngibyo kuko isura yanjye n'uwumva urayizi birenze. Maze iminsi ndi kurara hanze. Wow. Ngo? Maze iminsi mfite aho kurara ahagenda ndaraguzwa. Narebye nsanga niwe muntu ushobora kuza mwaka icumbi. Nyine icumbi nyine yama nkatuza. Nyine kuba ndi kumwe n'abavandimwe namwe kugira ngo mbashe gutuza muri mwe. Gasamutwe. Ngo unyicarira aho wabona ugiye kongera kunjuka bakongera bakantonganya. Bagutunganya. Aho uzi ko ibintu byose wabinkizeho. Nigize nkwamagana ngo uzicare muri station ngiye kubona ukabona uzanye utwo turenge turicaye kuryamye mu ntebe z'abandi akaguru gakize ku kandi. Siko mabuje yarandiganye ntari hazo gato. Ako nimba mwabu. Inzo ndumwabuje mwiza. Yego ye. Bose no kuba bavuga sha Imana abahindura amateka bakabinyamaswa kazishamba bari. Uzibona nanjye nabinyamaswa. Ase urabona mu muteto yaravugaga nabi. Cyabyaje nyo. Nge sibana na nyirayo. Nisinde byubona nzagira amahane. Aya kuntu ugaragara wenda sinzi nubwo umuntu wenda aba ari mugari ako cyana gusa n'uwavuga nabi rwose. Zangiye kubona ndi mugari. Kandi ndi mugari. Yore. Genda amatsiko yo kuzakora nyir'umu. Ntabwo ndi mugari ndi gato. Ngaho urasakundeye gumbwira bamunyicaje. Sikumura jya ngura konje. Wenda ariko ze gukorwa ko. Tazakoze ku nkoropera. Twakoropye nta nabigusabye we.
nta kibazo twaregura umuntu waba uri mu muntu w'imbere cyangwa warankunze sha nifuzaga ko hano iwanyu bikunze nka n'iminsi mikeya turashaka ko ariko ufite urugo nusi urugo wararuteranye urusigira ukeneye ko mfungwa se ukeneye ko mbura muri crew aho kugira ngo imbere uriya mugore nkore amabara nirinze kuva nabona ibyo yankoreye n'amaso yanjye ndifuza gutandukana nawe akomeza ubuzima bwe nawe akomeza ubwanjye niba mushaka ko mucumbikira iminsi mike inzu nipange fresh nshaka inzu ku ruhande maze ndayifunga nta kibazo ndaza kuvugisha madamu ntabyumva ndaza kuguhamagara use hano ni mu rugo yuboka mugerageze madamu yamwumvisha ariko na madamu aranzi sinzi umwana mubi numva ntacyo byabiteye John yakubwiye ko se ko tuza kugera kuri ofisi kuvugana na Imana sawa nta kibazo reka mugeze ku muhanda ubushobozi se nabukura nanabirose nabyuka nkakaraba mu maso reka ibyo tubyihorere none se rata reka nkubwire ngiye kuguha ikizami ndaguhemba sibyo ndashaka umbwire ibintu bitatu ibintu bingahe bitatu bijyanye n'ibyo nkunda ndacyari kukubwira sibyo ibintu bitatu by'ibanga uzi kuri boss ngo isimo twihagazeho cyangwa urayicariye ugeze kuri boss ndanikanga mwana se kubera icyo kujyana sitori cyane ya boss twari wakana we urabeho ntabahetse ubwo rimo kurumva yakeneye cyane ako nkiyumbwira ngo urabeho ndabwika iwacu banyirukanye urabeho se urugo rwo kamara ahubwo nsubiza ikibazo mubajije twagiye ariko se shanse ufite umuntu ugutereta w'umunyamahanga utuntu two kunywa utuntu tw'utubaga utuntu two guhindura imisatsi buri munsi inzara ayo mafaranga ashaka cyangwa turakora mu gahembwa sha asikaza mwabaye gute weraga bikanganye mwana ese maze imyaka 3 nkora kuri konti ndakatonga sariho kibiri kitavaho boro nyura nk'utuntu twa hato na hato inzara z'amafaranga imisatsi sha rega ngiye mfite ibikorwa mu cyaro yego byanze kunzirigana n'igitsina gore byose tutandukanye reka nkubwire uzi urangiye njya kuza i Kigali Rata! 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 njya kuza i Kigali wenda ni inkuru ntoya mu buzima bwanjye urumva nanza mvuga ubwira njya kugenda tumaneko zamaneko kuba baritse uko nagarukiye mu wa 3 primaire umpashije amakuru y'umugabo nzi neza ko akorera igihugu kandi butuje ubona cece uboneka gake kandi buri abantu mbisho kumbwira ngo amakuru umva nyine nkubwire njye uranye kugira ngo nze Kigali kugira ngo nashaka numvaga nyine ari ahantu hatabari nko muri Amerika numvaga nyine nk'amataje abagiye kuri televiziyo nabonaga kuri televiziyo uri kumva televiziyo se nshaka turayigira nabonaga muri biriya binyamakuru ziramvaho ku bipapuro ndavuga ngo aha hantu nzagera nari umukire ntabwo ubizi bebi wanjye ngera ari umukire mfite ihene ebyiri mfite n'umurima mfite igare n'iradiyo na butike nuko banyuze nkahita nize i Kigali hanyuma arasa ku ntego mwembe ibihembo reka nkubwire rero nanjye kukubwira mbwira ibintu bitatu uzi kuri boss ntazi sibyo hano mbwira ngo ibintu bitatu hari iki n'iki n'iki ukorera igihembo cyawe uzi icya mbere nzi icya mbere icyo boss ni umusirikare akorera igihugu ibyo ndabizi nshaka ibyo natazi
icya kabiri uriya kuri umubona aba yiturije abacecetse ariko n'umusirikare umeze nk'aho ari umusitari. Ata! 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 Jojo warubizi? Umusitari gute? Uriya arapuraga cyane kandi ubona ko ibintu bya vibe n'amambiance ntabwo wamenya nyine mu buzima usanga wamubonye ntabwo wamenya ko ari umusirikare. Ni mu bantu bavuga amagambo make cyane. Kwisohokeza vuba vuba. Komeza nyine umbwire ko yagize. Ndakunda gukemanga we. Uzi ikindi? Kubera aboneka gahoro. Babona nyine ntabwo aboneza cyane cyane n'umuntu wamuneza nyine wajya umva hafi gake gake nyine kuko uragira akanya gake muri utazamura kuriya. Si ibintu bitatu wambwiza cyane nabirenze urongera uvuze ikintu kimwe kimwe igihe nayo ikintu uvuze ni uko ngagira vibe nkanubwo ari umusirikare ari umusitari icyo gihembo ndakibara nkaho ntajyane ndabona nta nzoga y'inyama ni ukuri igihembo kirahari ahubwo wembwira ibintu ubona ntazi utazi nawe byo kumwanga ngakeneye umuntu umushimisha sasa afite umudamu afite umugore uzi ko ibyishimo byanjye bigarukira ku mudamu bigarukira hehe no gukora akazi kakagenda neza mu buzima busanga ubundi bwinshi biba byatangiye kuza. Okay. Cya gatatu. Karame! Musirikare. Nakumva fana. Bize bite? Bize neza fana. Bizere ko tekereza mu rugo utakibitekereza nk'uko wajyaga wicara ngo ukumbuye mu rugo. Byarashize fana. Igihe cyose ntabwo ugomba gutekereza mu rugo, ahubwo umutima ugomba kuwerekeza ku kazi. Kuko iyo utekereje mu rugo bituma akazi katagenda neza. Si ndiyo? Ndiyo fana. Nizere ko rero ubwo ikindi gihe ugomba gukorera igihugu ugashyiramo imbaraga kugira ngo uzabone uko ubona ishimwe, ari nabwo bituma n'iranka zanyu zizamuka. Ntabwo uzigera ubona iranka yawe yakuzamura mu ranka ubwo wagaragaje ubunebwe. Aho simbutunguesha. Yes, rantunguye afande. Gituma naje hangana kugira ngo ndebe ukuntu mwitwara muri famille zanyu. Kandi numva mu minsi iri imbere muzajya muri mission. Ndi afande. Nizere ko mukora entraînement zihagije. Yes afande, turazikora. Turazikora. Kuko mbere yo kugenda hari irindi somo muzacamo. Hareba niba mufite ukuri, mufite imbaraga. Abazaritsindwa bazasigara ntabwo bagomba kujya muri mission. Yes sir. Reka turebe twinjire mu nzu turebe buriya musore nawe. Ugane nawe. Ukora ku gihe cyose iyo umuntu akora akazi neza agomba kubona ishimwe. Si ndiyo? Ndiyo. Yes. Ngo nizere ko ikindi gihe rero uzongera kuzana biriya bintu byo gutekereza kubona wicaye wigunze. Umusirikare kimuranga ni morale. Si ndiyo? Yes afande. Ugomba kugaragaza rero morale n'imbaraga zawe, ubushake, ubushobozi, ubumenyi bwo mwarabuhawe. Si ndiyo? Yes. Twabatunguye. Yego, ikibazo nuko mwari musanze yagiye. Ni mu rwego rw'akazi kugira ngo tuje kureba uko yitwara rimwe na rimwe muri famiye ye.
nicyo twari tuje kureba ubundi yitwara neza hano mu rugo nta kibazo abatuje nk'ibisanzwe nta kibazo iyo yasohotse agaruka amasangahe none se mama Master Janjagura nicyo gisubizo guhaye Janja se ase sumuzi se byiwe gute se ko nta kintu buri kumbwira ahubwo se kare ntabwo agereza saa moya hari abandi basohokana nawe se inshuti ze nabo b'abasirikare abari wenyine ibi nk'ibintu bya siporo se ubona byitabira rimwe na rimwe cyangwa abandi Master Janjagura yabihoreye yese ko bajyana mu myitozo ese ko ricyo batagiye mu myitozo sinaringize nabonaga uri mu myitozo ngira ngo abandi bari hariya ni ukubera ko ari twebwe yitayeho gusa sinzi imana mbona kutuvunisha wagira ngo ni twebwe baje gukorera ikosi ariko urabizi byiwe ukuntu yaba yazanye ibintu birebire ngo nanjye nari nzi ko agiye kumbwira ibintu bizima hari akantu Janja yambwiye umuntu akoze neza cyane yazamura mu mafiti ukantu kito ukora imyitozo neza ahubwo ugenda ukababwira n'abandi ugafata uyu niko buri wese agomba kubimenya kuko ahangaha niyo mpamvu nawe nsanze ahangaha ndi gukora imyitozo yanjye nyine ndagira ngo hatazagira umuntu n'umwe undengaho wakintu buri gihe uri mu myitozo ngomba kuba nijoro saa sita ku manywa none uri kubona uyu muntu tuzamukira gute iyi mwanya wose iyo yabashije kuba ari hano akora uko ashoboye akazikora ashobora no kuzikorera hano wenda nubwo atasohoka nta ngeso mbi ubona mu rugo imyitwarire ye mbese ubona wenda yarahindutse oya ntabyo pe ubona yitwaye neza nta kibazo nta mahane mu rugo nta kuvuga nabi ntabyo agira nta kintu kitari cyiza mubonaho ubundi tuba tuje kureba ibintu nk'ibyo kuko harimo nk'abantu baza muri konje bakaza bakitwara nabi mu muryango bakanywa n'inzoga bagataha mu saa sita z'ijoro bakaza barwana saa saba z'ijoro kuba tuzimana n'umuntu urenze Janjagura azatwica twese azatumara se bamuhindura si umuzi ukuntu akazibiha urabona ukuntu yamuhindura se oroshya ibintu ugenza gahoro wa mugabo we yewe ahubwo si twitoza udushyashya ari kwitoza n'utundi isunika ubwo rero iyo dusanze yitwara neza nabyo hari bigenda bimuhesha amanota nta kibazo cye pe byose bimeze neza numva ari byiza rero nicyo cyari cyatuzanye uraza kumubwira ko twageze aha ngaha yego ndamubwira akagende dusubire mu kazi ndaherekeze ambasezere izo foto cyazifite aho se cyagiye tukiri ibyumbara neza ngaho nyereka kwa kandi turebe nzakwereke isi ureba mwana we uzambara n'uzayisibe ego ku mwana yanjye undi ubwo izo foto wari warazibitse
nazibitse kuri email ndi kuri mission ndi kurakubwira ngo nyohereze nonyohereze Oya nuko uzizi ko dusobanye ko ziri kure ni za kera aba tudutaye tumeze neza mbaye ubuze twagiye urubyibushye nashimye urugo ayo bavuga ngo nguranzonga rero kunzonga no kugiye no kukonga ze urayibuka uske nanjye gufuta indi waba ukeneye abanyamwuga bagukorera website no kuguhostingira mu buryo bwizewe, waba ukeneye wagukorera mobile app nziza cyane, ese waba ukeneye video nziza z'ubukwe, ufite ibirori bitandukanye, ukeneye live streaming, ukeneye ugukorera documentaire n'ibiganiro kinyamwuga, waba ukeneye music video ziri ku rwego mpuzamahanga, igisubizo ni Love New Art. Twandikire cyangwa duhamagare kuri 0783 355 855. We art for a better life.